Pentakill. irimo imyanya y'abantu umunani bicara bisanzwe. Iyi ni televiziyo ya pusi 42 y'umweru. Dufitemo interineti usangamo y'ubuntu. Iki ni igikoni kigari ushobora gukoreramo akazi kose ko mu gikoni. Hano bateguramo isafuriya. Ibi ni ibikoresho byiza biri mu gikoni. Birimo amafi n'amazi. Aha niho wasanga ubwoko bwose bw'amasahani, tumwe bita ngo ni sotasi n'amasahani manini. Uje hano gatoya wahabona micro nziza cyane nini ushobora kujyamo isorori n'ibindi bintu byose wifuza gushyira. Iyi ni firigo iri mu bwoko bwa longe ndende nini washyiramo ibintu byose. Iyi ni firigo ikonjesha cyane mu bikuta byawe. Iki ni icyumba gito gifite garderobe nini cyane wamanikamo amakoti, wabikamo imyenda yose. Harimo kuvure zimwe zigezweho zihanagurwa. Unkurikiye gato ndakwereka. Iki ni icyumba cya kabiri ushobora gushyiramo abana, abashyitsi cyangwa umufamiliye wundi wagusuye. Ni uburiri bwiza. Ni igitanda gikozwe muri ribuyu ariko gifiteho kwira. Iyi ni garderobe nini ijyamo imyenda, yajyamo n'amakoti. Urabona ko harimo n'ibikoresho byose byo mu nzu. Tuje gato hano hari dushe nziza cyane ushobora kogeramo. Amazi ashyushye ntabwo kogera aboneka. Iyi ni tuwarete. Ku ruhande rwayo hariya hari ahantu ukura amapapiye jenike. Tuje imbere gatoya hano hari mira ushobora kwisigiramo ukuramo mekapu ku bantu bari gukoresha dushe. Aha hari agatapi keza cyane kabugenewe gakuraho amazi igihe usohotse muri dushe. Dukomeje imbere gatoya, iyi ni principal room cyangwa room principal. Ifite umwanya munini yakakira umuryango munini cyane. Igitanda kimwe cyayo gifite metero imwe ebyiri. Iyi ni inzu ubundi hanze ushaka aha hanze hari garderobe yewe hari na televiziyo nziza cyane yakuse 32. Hari akabati ushobora gushyiramo udukoresho twawe, amasaha n'ibindi. Hari utundi tubati tunini twa garderobe.